niki mahanga ko twabona nyorowe niki data buje hariya ku muhanda munini hari undi muntu ufite ibintu by'igiciro nakubasaga niba ushobora kubigura jewe Nyangezi nakwitesha ibintu by'igiciro ngo nibiki nise ko umugore watagira amagambo mbwira ari irya ntabwo twumva ashishinde ikanyasi nanze kugura na zahabu mbese ni zahabu kwinga nikisha ni nyinshi rwose ndabizi rwose sinjye nguhamagarira ubusa ubu muntu ntagende urumva mwe muntu ntegereje yarahije ku ruganda rwanjye ndaje arya nahagana he tarere byashoboka se ko ari umuntu waba utazi aho uruganda rwa Nyangezi ruko imyenda ruwa koko mbabarire burya mpamenya iyo nturutse ku isoko dore komeza umuhanda muto nugera ahurira n'umunini wambwiye ko hazi urabona ikigo kinini cyanditseho izina ryanjye Nyangezi yewe reka njye guturuka ku isoko bitaza kundushya cyari kurinjije koko umenye tumenya n'abaforoderi ute koko muntu bigeza data buje se buryo bageze ngo barayoberwa umwuga umutunze ngaho genda aho ugera ukabona izina ryanjye uhagararaho yewe ninyura ku isoko ndahamenya handitse ngo Nyangezi Textile Industry ese nize shahi ibyo bifaransa umbwira ntabwo mbyumva rwose byogerekaho burya nibyo bahiro babampa kuko ntabyo nzi kuko nikiriye gusa data buje ntutinde uwo muntu yambwiye ko yihuta ntugire inyeke mu kanya gato ndaba nkugizeho rwose yego naho mu kanya rero nibyo ngaho be wiriwe ndaje rwose niko Nyange ko n'ubusaka kwigendera ntacyo ushubije kubyo nakubajije se watwumvise ariko Nyangezi uterwa n'iki kutanyizera wa mugure rwose ntugurambaza iki bimbwira unkanika sinzihanganira kubana nawe utanyizera kugira ngo se ninkwize yanjye nguterwa ngo uteteshe narakubyaye winyishongoraho di ndashaka kumenya inkomoko y'igihugu cy'amayobera gitwikiriye imibereho yawe yambaye nkambara ushumatse nko kanara n'ikibuno ngukinga kiguteye guhangayika imyifatire yawe nyereka ko wiyuburuye ariko wataye umubiri mubi umutima mubi urawuhamana wa mugore urandukira iki singututse ndashaka kumbwiza ukuri niko ko wicara wikeka wabayeho utembere yuko tumenyana ibyo se birakureba birandeba nyine uko nabayeho kose ko ngutunze urantunze ntugashake kungira injiji di nemeye kubana nawe ngomba no kukumenya sinumva rwose ikintu ushaka kugeraho naba nari umwicanyi igisambo umukene se ntitumye ntagukamira je sinshaka unkamira unkanira mfite ibimenyetso byinshi bingaragariza ko wari undi wundi mbere yuko ubu wuriwe ibimenyetso ki impapuro nabonye mu ivarisi yacu zangaragarije ko yigeze andi mazina kandi ko ufitanye amabanga n'abantu b'inkozi z'ibibi urangenzura se ufite uburenganzira bwo kungenzura sinkugenzura none ndashaka kumenya di ngo ndusheho kukwizera ngo wasanze waribeshye ntugikeneye ndakubana nanjye sinkubwiye ngo unyihambireho ushatse wagenda oya windakarira nta mutima mubi ngufitiye da oya rwose aho kungerageza bene ako kageni ushobora kwigendera ntagiye wataye ufite na muto wewe Nyangezi sinkugerageza ndashaka kubana nawe duhuje imitima kandi nta wikeye kundi nanjye nari nagushatse ngira ngo tubane ko witwaga mugira neza se izina rya Nyangezi warikuye he use ko banyita Nyango muke sindi Nyangezi ibyo byonze impamvu yabyo ngo nugutsinda abakungu ariko mbabarire ntunyumve nabi da ndakumvira iki nabi hariyo wese ko ngo abakize nta utuvuga mu gitondo ariko ibyo ntaho bihuriye no kuba waritwaga mugira neza none ukaba witwa Nyangezi mva muguri we kuko kirane mugira neza urumva izina ryari umuntu nise Nyangezi ngira ngo nihishe ingorane abantu rero bampimba Nyango muke bamuhora ko nikiri ariko se watewe n'iki guhindura izina nabonye uhemu bw'abantu nabonye kutizerana kwabo ariko sibyo byanteye guhindura izina da nese byagenze bite kugira ngo umuntu ukize nkawe ube wishahisha wamuri gushaka kumenya ndakwibwira rwose ariko ibizakurikira ntuzambaze Nyange ndagukunda cyane ariko nagize ubwoba bw'ibintu bibiri nabonye mu ivarisi yacu ibyo ubyihoreye banza umenye ko impamvu yatumye mpindura izina urumva ari kera cyane ariko se byagenze bite mva nizeraga abantu sinari nzi ko nizeraga kurusha abandi rwose yankorera ibyo yankoreye wose ne watumye uhindura izina si wararengana ariko umunsi byose biba yari yamperekeje gukabura amahembe y'inzovu Nyange ibyo utunze wabikuye ku mahembe y'inzovu babazwa nuko ndamutse nsubiranye izina nahoranye gusa urumva umuntu waneye kurihindura yankurikirana akanyaka ibyo byose dutunze nyirabyo ninde yabiguhaye se bigenze bite imbaza menshi tangazo gusa nuko umunsi mbona ibyo byose ubona dutunze uwo twari twajyanye yatashya amebye ariko nduba ntacyo uransobanurira babari abagore muri abagore di ntanyizera kwawe dore niko gutuma ntashyira uturubaso ku mubiri ibyo ni akazi kawe nta kindi nkubwira umenye gusa ko nkurikiranwe n'umuntu nyishyuza umwenda munini w'ikirenga uwo muntu ninde abahe mva umpindura izina sinongeye kumubona ubu aracyagenda ishyamba aho namaze igihe nanjye mwihishe ariko se ubwo wihishiraga iki Nyange wari warakoze icyaha ki umuntu wari warankijije niwe wari unkurikiranye kuki se wanga kumwishyura kandi we yari yaraguhaye byose ku neza
byose byagenze nk'uko ntari nzi ko mwishywa wanjye yangurana amafaranga akandi akitahira kandi twari twatabaranye. Niko se Nyange ndakumva mu ivarisi yacu nabonyemo ikintu kimeze nk'umunzani n'ikindi kimeze nk'inkoni y'icyuma. Niko ibyo bintu ni ibiki? Wabikuye he? Nikuye aho kimeze nk'inkoni y'icyuma ntiwagikozeho? Reka da natinya. Iyo ukoraho urwawe rwari rurangiye. Unaye ubwoba Nyange neza si umbeshye wagize Imana umenye utazabivuga urumva babimenye nafungwa burundu ubutazavamo. Ntunyishishe sinkunda kugira amagambo. Iyo ugira uti ntunyishinge mbere ya byose ndi umugore. Ariko igituma abagabo mutizera abagore ni iki? Ndabizi ni ukwitanga ariko ukagira Imana rwose uzihangana uciciki. Kugise wowe utunga ikintu utinya. Nawe watinyaga umenye ko iri ari imbundira sidasakuza. Iki? Imbundira sidasakuza? Nyabona atagira utwumva. Musembuze cyane. Niko se Nyange mbabarire rwose uzatekira cyago cy'imbunda. Wacisha make rwose iriya mbunda sinahita akamano yangirinda kazi sinshobora kuyita nyine. Wayikuye hese? Nyange abantu bayicishije abantu. Ko rwaze Imana gabanya nyabona gabanya rwose. Dore nayibonye igihe cy'intambara ya Shikaramu. Ye? Kugise wari warampishe kwitunze. N'ubu ngubu ni ibyago ngize kubimenya ntarakira n'umwenda ndimo kubera rwose. Nyange iriya mbunda wayitaye niba umwenda wose ugomba kwishyura ari ukuberayo. Umva ntari nahindura izina nahoraga mpongera umuntu wari uzi ko nyitunze ngira ngo atazamvamo. Hanyuma se kiriya cyo kimeze nk'umunzani ni iki? Kwa mugore uzi gukurikirana. Byari byose kiriya ntabwo kirusha imbunda ububi. Umva ntuzamvemo urumva iya ni imashini ikora amafaranga. Yeba abanyagasani we ndagira nte we sinabwiye gucisha make sinabwiye kuzankora wa mugore. Niko Nyange y'amafaranga y'amakorano baherutse gufata ni wowe wayakoze. Yega baramanura none hanga nukomeza gutera hejuru. Aho ibyo tubyihorera urumva. Mbese ubukwe bw'ejo mwabwiteguye mutera? Yewe numvise abakobwa bavuga ko hari ikitagenda. Ngo kitagenda? Ngo hari inshuti zatizeye ko zizaza. Cyo nakazi iki? Nta kizatumeje adasezerana ntibibaho. Nanjye nabimwemeje rwose. Ahubwo agiye kohereza uwo mukobwa ategereje telegram. Ni ibyo rero umenye ko abategetsi bose barabizi bose. Ejo ntimuzankuze isoni rwose mwamenye. Reka abakobwa nawe si umwana. Si umwana. Ndabona atakwitesha ndaheranwa. Kudashingira ndaheranwa n'ubundi nuguhemuka. Umukozi wanki muzima. Yego yarakennye ariko ibyo ntacyo bivuze. Umuntu yakena agakira. Kimwe nuko akira agakena. Ndaheranwa aritonda. Niba atari cyura cyambaye uruhu rw'intama. Ndaheranwa ntumuteka amababa rwose. Ahubwo tugize Imana zatugeza kuri byinshi. Nanjye ndizera ko ndaheranwa zatugirira akamaro. Umva mubyeyi rwose. Nawe ndaheranwa ndishima. Urumva? Menye ko yize mbikubaka. Kabiri. Abonye akazi muri banyo ndataraka ndakubwiza. Ariko ko nubu mwizeye cyane none. Nagitangaza kirimo ashobora kumemukira nkuko abandi bamemukiye. Naringize ngo ugiye kuvuga nkuko wahemukiye abandi. Kwa mugabo ngiki? Wamuri uranshaka wiki? Aho wandahiye amagambo. Wera kana twaganiraga da? Urabizikanira? None nkwerurira. Icyo nagambire nzagikora. Niki wagambiriye? Tumuka mu maso ndiye karunko. Koko. Ariko se niki? Va mu maso. Bigenze biti. Ukunda magara yawe gende. Nyange, uwo mujinya n'uwiki? Nyange zikise. Ejo ntuzi ko dufite umunsi mukuru? Va mu maso nta kindi. Ukoze uragikoze. Genda. Ko twajyaga inama suhindutse. Uzankura undabizi. Nta wundi nzazira atari wowe. Ariko se Nyange zikuvaho tubaniye nukuva ko ntacyo nari nkuziho. Aho nimwumvisha nora? Wa mugore ntushaka kamunani? Urakabona. Nkubwire ibyo wibwiraga byose urabehesha tuzabonana. Ntugire ngo ndigicucu kiri imizi kuzimu. Tuzabonana byanze bikunze. Mbega umugore. Urabona aho yampereye nyinja. Uya mwanya w'umugore cyo mubitse musi nkisi. Uriya mugore ufite amatsiko yo kumenya arashaka kumenyera iki? Kuko nzamukizwa n'iki? Umuntu umenye ko mfite imbunda n'akamashini gakora amafaranga. Uriya mugore umaze kumenya ibanga ry'ubukire bwanjye ntazankuraho koko. Niba tutari tubyaranye nari nkwiye kumwica ndetse n'umuntu zamwica. Singiye kwihwanya urubyaro. Ariko se turiya twana natugirane. Dukuze se tukamenya ko ari wishe nyine. Byagenda bite? Ewe. Reka ndeke ibitekerezo bibi ndi kwiguraza hamwe. Ndanywa no kwandahiranwa duhane gahunda y'ejo. Reka ngende ndabona ugiye no kwiba. Mbona igihe ni bugarukire. Mwiriwe bako. Yego. Hariya hari umuntu bashaka. Ushaka? Nganze murebe. Ushaka. Uraho wa mugabo. Muraho. Ni unshaka iki gihe?
inje nyakugira imana. Uraturuka he kandi uragenzwe n'iki? Yewe ndaturuka kure ndashaka icumbi mwana wa. Hano usanzwe uhazi? Ntabwo nari mpazi. Naze ngurikiye umwari twahuye. Wari wiziye se ko tugucumbikira? Rinze ko mbatekerereze ngorane zanze mu kanyumva. Umva nkubwire, nta cumbi rihari. Niyo kandi ryaba rihari, ntabwo twacumbikiye umuntu tutazi. Ariko mwari mukwiye kumbabarira mubyeyi. Niwirirwe wirushye, ntabwo ngucumbikira. Hose mwambabariye mubyeyi. Kirazira. Ikigali nta ucumbikira watazi. Yewe ndatiye ko ritagira irenga yoboka, wari ukwiye kumbabarira. Ntibishoboka. Ega tuba dufite n'ibyo dutinya. Mumbaho ndyama gusa. Aho ndyama gusa haragize nta kindi nkeneye. Urashaka kuvuga iki ubwo? Nzi ko ibiryo by'Ikigali bigoye. Mumbaho ndambike umusaya gusa. Sha. Ubuzi kuri kwa Nyangezi? Ubu uri we wese ndibyambuza kukubwiza ukuri. Ntabwo rero nivuguruza. Ntibishoboka Nyangezi niko nteye. Ntabwo ngucumbikira. Ariko ubungiriye neza ndababaye gose. Nibyo. Aho guhaguruka wigendere kiravuga. Yewe umbe mukiye nari umugenzi. Siniba. Sinitse. Sinzabiriza. Wasabirije se sha wabonye mfite bike? Sico kingenza rero nashaka gicumbi gusa. Ariko se ko nagwakaniye uragira ngo bigende biti? Yego nzogire imbabazi ariko. Urashaka ko nkugira neza? Singutegeka ahubwo ndakwinginga. Nkugize ibyago cyane rwose. Abantu batumye mpinduka. Singipfa kugira neza gusa oya. Yewe ngubwiye byanze wambabarira ariko. Nagwakaniye. Wangiriye neza ko nzayikwishura. Uzanyishyura iki? Mutagira naho urara. Yewe hari umuntu mbereyemo umwenda munini. Nubu mubonye nakira. Nakazi iki? Wakomeje no kuntera igihe. Tahangiye kwiruhukira. Wari ukwiye kunyihanganira mubyeyi. Singi inama nawe. Mubyeyi rwose ibyo urabitegwa n'iki? Nakubwiye ko ntabura simbura nawe nako. Tubahereye. Ariko wa mugabo we waretse kunzuzugura. Ngutangira utisi. Singira uwo nari we. Wagize imana narakizwe narihanye. Ubundi yaba naringira uwo nari we. Nari kuzakwishura nabo ngiriye. Waramaze. To. Genda. Ni wari n'umugabo hari icyo bimbwiye. Nari umugabo ntihabwa intebe. Ushatse wanyitondera. Nahuye nibigerageze nguko nawe wahura nabyo. Nta burenganzira bwo kuniga iminsi ufite. Ntabwo ari wankirije ja. Reka kera nari umugabo. Nafasaga abantu kugerageza abandi. Intebe habwa umugabo ntihabwa nari umugabo. Wumvise? Nyamara nukugize imana. Ngabana nahuye na Kayunga. Nabyiringiro na Sembe bakanyigisha. Naho wundi narundi wundi. Nafasaga abantu kugerageza abandi. We nabyiringiro na Sembe ba abanza ari bakumenya umutwe hari. Ubwo nturi umusazi. Urambwira ibyo bikungu iki? Sindi umusazi. Sinica. Siniba kandi sinzabiriza. Ibyo se birakugeza kuki? Yewe ufite abantu ukagira n'ibintu. Ariko ubuze ibintu ndi wabona abantu. Sindi uvyo ushaka kugeza ubu rwose. Ndashaka kuguhanura. Sinigeze ngutumira ngo mpanure. Wumvise? Ngira uwo nari we. Nabonye ibintu n'ibindi. Akazi kawe. Nabonye abantu bagerageza abandi. None se waje kungerageza? Birata ko ufite abantu. Ubagerageze wakwizeramo bakeya. Ariko urambwira iki? Nabayeho. Narabanye kandi narabonye. Injuti nyakuri y'umuntu no umurundi we. Waramaze. Giye nkunda abantu kandi nkabizera. Ubagerageze wasanga ubuzi ubuntu utabona abantu. Ariko zo wahereye. Uzi nibindi mvira mu rugo. Hoshi tumuka. Genda. Genda. Cyangwa amagara abajandarume bakomera umutwe. Bihuta genda. Agenda wedasimbura abansumbiki. Gwanzira. Saho yahereye. Kwandimeye n'amafundi. Saho yahereye. Yanga wenda si ndaburaho na. Ushaka ko yari mu miferege y'imihanda. Ariko ndemeye ukagira neza wenda aransumbikira. Niko bako. Karame. Uriya musazi mwahuriye. Namusanze hafi y'uruganda rwa warampamagara. Mu byukuri se yakubwiye ko yajyaga. Yayobozaga ku muntu witwa Mugira neza. Mugira neza? Mugira neza wahi. Ngo ntaza aho aba, amuheruka kera. Urumva? Munkurikire tabara. Mukurikire vuba mungarurire. Bwije kandi ubu ngubu bageze kure. Bariza kwa Mugira neza ntuwahebaho. Mugira neza so waba umuzi? Ibyo ntibikureba. Reka nkurikirane nk'ubwo uriya mugabo mpasi cyashakira Mugira neza. Ariko mu nteye amatsiko. Subira ku murimo wawe amatsiko uzaba yashira. Enga mukurikirane. Ko Karame. muramu wakubwiye ko asubiye kandi Akurikiranye wa mugabo yaramaze kwirukana. Wakurikiranye wa mugabo? Dore rero muvandimwe ugiye gushaka. Ariko uzajya umenya ko abagabo ari inyamaswa. Ko numva nk'uyu mutima se. Si ugukura umutima, ariko abagabo baragatsindwa.
ubu rero ndeke gushaka. ngo uzashake uhirwe wubahe kandi umugabo wawe, ariko ntuzibagirwe ko ari umwana wundi. Urakomeza kuntera ubwoba. Humura, ibyo nkubwira nabitekereje. Uzi ko nkunda umugabo wanjye ngahora mpangayitswe no kumubona atafite ihirwe. Ntukajye ukabya kwita ku mugabo. Abagabo bagira ibibazo kandi siko bagomba kubibwira abagore byose. Wimpanura abakobwa ntundi utubukuru. Umugabo ugukinga ijambo arutwa no gutera ijanja. Ariko si cyo Nyangezi gukinga ni iki? Niko uzi ko buriya Nyangezi atari Nyangezi? Ye bitese. Nyangezi yitwaga Mugira neza. Yari afitanye amabanga n'abantu bamuhaye imbunda n'imashini ikora amafaranga. Urabeshya? Imbunda wayibonye? Imbunda irasidasakuza muvandimwe. Ngo yibonye mu ntambara ya Shikaramu. Yewe none umugabo wawe yaba ari umwicanyi ndiko Kantara. Ibyo bintu ko binteye ubwoba. Jewe narahiye ndahisha. Ahubwo noneho yabihuye. Yambwiye ngo icyagambiriye azagikora. Ku cyagambiriye se ni iki? Nakimuhaje aho kunsubiza ararakara. Shwe nuko arasohoka. Yewe none se yaba ashaka kuzakwica. Ndabize wowe kanyagwa we. Kuko Nyangezi agomba kuba afite ikintu cy'amayobera dukinga. Ngerageza kukimenya akarushaho kunyikeka. Ngaragariza Nyangezi ko mukunda akarushaho kutanyizera. Uzajya umwihanganira. Ku bana bisaba kumenya kwihangana. Maze kunanirwa imibereho y'amayobera ya Nyangezi maze kunkura umutima. Ubusurumva uzabigira ute? Ndashaka kugorora Nyangezi akabaho tambangamiye. Nuramuka utabishoboye se? Zabishobora. Ushaka arashobora di. Niko se iby'ubukwe bw'ejo arabivuga biki? Arabishyigikiye rwose. Namubwiye ibyawe mukobwa utegereje yaranyishe. Nyamara mfite impamvu ikomeye ituma ntegereza uwo mukobwa. Ntunteze muramu wawe wa mukobwa we. Dore n'ubundi sinorohewe. Umuntu umwe se ugomba gusibya ubukwe rwose. Ushatse wanyumva. Amabanga yanjye n'umutoni naya kera cyane. Amabanga se yasibye ubukwe n'imabanga ki? Byose byabaye jye n'umutoni tukiga Inyamasheke. Ibiki? Ibitangaza se? Ahari ugiye kuvumbwira ko mwabonekewe. Hashize igihe kirekire. Jye n'umutoni twatemberaga ku nkombe z'ikivu. Dutoragura agasaro k'amayobera. Sinakora yuko ushaka kumbwira ko mwabonekewe. Muvandimwe wibihinyura utarabyumva. Hari abana se badatoragura amasaro mu mayira. Banza ubuzumve ubone kubigaya. Ngaho komeza ntekerereze da. Jye n'umutoni tumaze kubona ko gasaro hagati yacu havutse impaka. Impaka ki? Ntitwari twashoboye kumvikana. Buri wese yari akunze ako gasaro ashaka kugatwara. Byose surumva hari icyo byakugezaho na muramu wawe. Reka mbikubwire gusa amahane ya Nyangezi sinyayobewe. Yewe ntabwo wakwirirwa ubihingutse atatumara. Hagati yanjye n'umutoni impaka zari zigiye kubura udaca iyo tutumva ijwi ry'umugabo watemberaga ku nkombe z'ikiyaga. Umugabo yaratwakuye atubwira ko twatoye agasaro k'ibigeragezo. Ngo agasaro k'ibigeragezo? Ni gasaro ki? Simbizi. Nuko umugabo yatubwiye ategeka umutoni kumparira agasaro. Antegeka kutazarongorwa mpisha umutoni. Ibyo ntacyo bivuze. Umuntu yashakaga gusa kubakiranura kuko yari yabonye impaka zanyu zidasobanutse. Kugeza ubu jye sinigeze mpinyura uwo mugabo. Ushatse wamuhinyura rero. Nta gakiza mbona muri ako gasaro. Ibyo ari byo byose wampa umutoni akaza. Yaza ataza. Urumva ejo uzasezerana na Daheranwa. Turebe ko bwacya kabiri wa mukobwa we. Nari kuzahirwa kurushaho umutoni ahari. Ni urakeka se koko ako gasaro karaka ibigeragezo? Umutoni ahari twabisubiramo nkamwereka ko ndirinda hemuka tugatsinda ibyo bigeragezo. Ukomeze kwizera ko azaza. Ngaho ujya no kuryama dore ndumva murama wagarutse. Uramukeho. Sinzi ko umukira ariko ndumva avuga nabi. Atakizi rwose umuntu wamuyoboye wanjye sinumva rwose ari. Si yaje ava he ukarindagiye. Itangaza ye. Haga kabo rwose. Kuko uriya mugabo nindi koko. Aragenzwe n'iki koko? Ariko se umugabo ko yakwatse icumbuka ari mwe muramushaka wiki. Nzi by'abagore. Reka kuntwama ye uba wamucumbikiraga. Kuko umbwiye ayo magambo nuna nitugerwaho bizagenda bite? Hari genda kubwira ko imibereho yawe y'amayobera izatuzanira ibyago kanseka. Sinkubwiye kuntuka. Ariko umenye ko uriya muntu aramutse abaye uwo nkeka. Ubukwe bw'ejo ntabwo gatamahoro. Nyamara ibiba byose bizana bivuze. Mva naho uko nsubijira. Sikagure nta bwenge mugira. Nonokira ubusa rwose noneho ntacyo nkubajije. Wumve cyangwa ururire. Ndakumenyesha ko turira ku mpembyi. Wataye siri ya mbunda n'iri ya mashini ikora amafaranga. Imbunda n'imashini ntacyo bintwaye. None se n'iki kindi cyagukuye umutima? Kabagore mugira ubwenge buke. Kuko ubwo ntumva icyo nshaka kuvuga. Ntukajye umpisha ibyawe. Ngo niba ugukomerana unyuka inabi. Ikurikirana ryawe. Byose se ubitera? Nyamara Nyangezi urandenganya. Urabeshya ni hahandi hawe. Icyo nagambiriye nzagikora. Ariko wantereye ubwoba urashaka kuzanyica, urashaka kuzanyica. Apfuye se wabarushaga ubugingo. Nyange, uri umwicanyi. Nzabikwereka nukomeza kunkurikirana. Uzabibona. Nzagunga ntarabibona. Ntunuke. Ureke nje kwiryamira.
ariko rwose nyangeze uranyiyenzaho nkugize guhera uyu munsi urumva ntuzongere kunshimuza niba ukunda amagara yawe ndabigusabye nyamara ntacyo nigeze nkorera kukwanga nuko gusa utanyizeye ubwo sana ntangira ngo urankunda di ndagukunda nyange ikintera agahinda gusa nuko utabyemera ugahora unyikeka ubwirwa n'iki ko nkwikeka kuki se wicara usuhuza imitima kugira ngo usimbeho nk'abagore badatekereza ntiwakubwira ibitekerezo ntera ntiwakongera kuvuga ko abagore tudatekereza ndakwibujije wa mugore we reka njye kwiryamira ndagukunda ukanshobera ndakubaza ntunsubize niko nyange ndagushaka ntunshake uri kure yanjye nkaba kure yawe nongere nkwiyame tubana nyange uranyumva rwose ndinde gutongana nawe dore ejo dufite umunsi mukuru nakubwiye ko utanzakuriza kandi niwo unsagarire jya ugerageza kunyumva nyange ndagukunda rwose aya magambo aryoshye aryana kurusha ubumara wanyizeraga ntubuvuze utyo kwizera abagore byaroshye abagabo benshi sibyo biyo bizo abagore to twabonye ye ariko wajya kuryama ukareka kunsakuriza reka nicecekera da ndavaho nkuramwe iyo kotse nanye ngo narashatse iyo umugore uzi ubwenge ejo ntibari kuzabona baje kunsaka ugafatira imashini ukayikubita mu mugongo ngo ngwiki uramenye wakoresheje abana bawe ntiwakoresheje imashini uramenye ndahetse abana sinaheka imashini njye kwiryamira nkwihorere sha tuzabonana amaherezo komeka imashini Mihanda niko kavuka niko Mihanda wanyu ndakubwira kuri mbwa muza kazi umuntu uvuye hano wamwumvise nta muntu bigeze agera hano uretse nyangeze ko gutambeshya mu kanya gashize wari maso yewe ubone nkunda gusinzira ku mugoroba kugira ngo nze kuba maso igicuku kinishye ndakoze sha ubu noneho kuko akaga mbonye ndakivanamo nte databuje se niki ko n'uvugana akabaro kavanze n'ubwoba mva Mihanda hano havuye umuntu nuko warusinzira wamwumvise umuntu se ntuguteye ubwoba simbizi ushobora kuba narotaga birashoboka rwose nta muntu numvise kandi ntarasinzira cyane byaba ukuri byaba inzozi menye ko nkurikiranwe n'umuntu ntigeze mbona umuntu utigeze ubona databuje si ibyo birashoboka rwose Mihanda ubu mfite ingorane zikomeye cyane ni iki databuje umuntu utigeze ubona azagutwara iki koko banze ubwire Miha uri umuntu ukwiye kwizerwa databuje ntibigeze unga yawe uzi ko nkurikiye amabanga menshi cyane ntacyo nguhisha kuko ijoro rinzaniye inkeke ariko sinumva impamvu y'iyo nkeke ishara umunsi w'ubukwe bwawe umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo jya kuryama ndashaka ko wizindura databuje sinema ushaka kuntuma noneho wimbaza byinshi umuntu uvuye hano aranyishyuza umwenda wa kera databuje ufite ibintu umwenda ntukwiye kugutera ubwoba wowe ntushobora kunyumva wowe jya kuryama ejo ufite urugendo ariko databuje umbwiye ikikubujije kwitegura n'ibyinshi mu munsi w'ejo ndumva atari umwenda gusa Mihanda ndeka rwose hahirwa umuntu utaravutse ngo akandagire kuri isi yuzuye amahwa ahanda cyane databuje ariko wihebeye iki gufite ibintu ukagera n'abantu ubukwe bw'ejo ni ingenzi mu bimbujije guhirwa ibyo uvuze ubikuye ku mutima cyangwa ndakubwira impamvu ni iya kera cyane ubwo namenyanaga n'umuntu uwo ngo nkubwe n'unyishyuza ariko rwose mara amatsiko ndarushaho gusobanukirwa igihe n'igitoya wajya kuryama ejo utazakererwa naho nzaguherekeza se cyangwa kugeza hano nturanyumva ntabwo nakumva ntutangare Imihanda ngiye kurongora ku gahato ntumbaze ibindi uramuke databuje ariko si kigenda ntugire icyo umbaza ihangane rwose umbwira ahubwo nakubonera inama winkurikirana Mihanda rwose nkubwo ibyanjye wampeba databuje ariko ihangane wikwihererana ibikugoye kandi ufite abo wizera ni koko Mihanda ndagowe ngiye kurongora ku gahato kubera bigeragezo ninde bigeragezo nuwahe hari mu ijoro ribi bigeragezo sinamubonye ariko ibi byago byose nabitewe na bigeragezo inshuti y'amagende ariko se bigeragezo ngo mwahuriye hehe reka byose byatangiye kera cyane nari nkirukanwa mu mashuri kuko databuje wagize ibyago umukiro wari ufashe umurizo umukiro wansize amoya mu ntoki ntarangaye kandi ntazi uko bigenze databuje kuko ibyo birababaje ariko se n'ibigeragezo wabiteye ibyo ntibyari byambabaje cyane ahubwo cyane rikomeye ryaguye mu ntambara ya Shikaramu nako
mbabarire ndumva atari ibintu nagomba kukubwira ariko databuja ihangane ngo ntawe uhisha wahishaho kandi rero uracyafite n'igihe wakwisubiraho kurongora ku gahato. niko miha uribuka ko nigeze kukubwira inkuru y'urupfu rwa marume witwaga Mugiraneza? Jewe wowe sebikubwiye se? Jewe yego nabyo wambwiye. ibyo byose ariko uzi ko hari abantu benshi bakijwe n'intambara ya Shikaramu. cyakora kuko njya numva babivuga. nkuko rero nabikubwiye namaze gusezera ku mashuri marume anyigisha ubwenge bwo gucururiza mu kirere. ariko rero ibyo gucururiza mu kirere bihera bake. ibyo ntibikureba gusa nagira ngo nkubwire ko ibyo byago byatubagaho njye na marume twari dukurikiranye umukiro mu ijoro riteye ubwoba. birantangaje kandi biranambabaje. narenzi ko wiyubashye wowe ko wakize ubikwiye. ukira atabikwisa mubona hehe? navuga ko hari abakira ariko atari mu nzira nziza. mu nzira zese no kuvuga iki? wakira akagira utinyuka kuvuga ko utakize mu nzira nziza? databuja ntundakarire. ntiwongere kwivanga mu bitakureba. icyo nshaka gusa ni ukumenya inkomoko y'ibimbabaje. rwose mumbabarire ndacyakomeza kubatega amatwi. dore byose bijya kuba umuntu wagomba kutugurisha amahembe y'inzovu yarutegereje Bukavu. ariko se mwari mwanyuzeho amasasu y'abacanshuro ba Shikaramu? ibyo nabyo ntibikureba. menya gusa ko uwo muntu ari wakoze amarerwa ngiye kukubwira. databuja simba kumerekeje. gukomereka nakomeretse kera ahubwo witonda utantoneka. ndacyafite amatsiko yo kumenya ibyabaye. ishyano rijya kugwa uwo muntu yabanje kwihirana Mugiraneza. birashoboka ko uwo muntu yarafitanye na Mugiraneza amabanga utagomba kumenya wowe. ibyo ntibikureba. urumva ndabizi niganiriraga. Mugiraneza ni umuntu baramaze umwanya bavugana. nari maze kurambirwa kubategereza. nari ngiye kwinuba no kurakara. ndabyumva. iyo ntumva ijwi ry'umuntu watakaga nk'uhotowe rituruka mu karere bari barengeyemo. aho ni mwari mwahuye n'umwicanyi wiyitaga umucuruzi w'amahembe y'inzovu? ibyo yaramaze gukora byahise binkuramo gushidikanya. databuja se umaze kubona ibyo byose wabyifashe mute? uretse wumvise uwo muntu ntiyari umwicanyi gusa yari ashoboye n'ibindi. nyuma y'ibyo se hari ikindi yakoze? ahubwo rero mu nzira zo kumubaza icyo yari ahoye Mugiraneza sinzi uko byagenze numva nageze hasi. wikubita hasi? bucya umuntu urwaye igicuri? bati sinzi uko uwo muntu yangenje. ndarazanzamutse mbona mpagaze hejuru n'inkota. aho nawe ntiyashatse kukwica? ahubwo simba yanatashye iyo ntemera ku gahato igipfunyika yamfumbatije amfatiye inkota hejuru. ntibishoboka. igipfunyika cyarimo iki? cyari igipfunyika cy'amafaranga menshi menshi cyane. ntari narigeze ntunga kuva nabaho. nukora yakira utekereza ko hirya hagaranye intumbi ya Mugiraneza? ibi nari kugira nte? inkota yari ndi hejuru. uba waramuhakaniye akakura icyo ashaka aho kwemera amafaranga y'amaraso? wembwira icyo sha amagara yari aterewe hejuru. hejuru hari haterewe n'amagana. databuja wari usamye amagara n'amagana? ibyo ntibikureba. icyo nakoze nagikoze. birakara databuja twaganiraga. ukana se nukuvuga amateshwa. umbabarire databuja se nongera. ngaho rero tega amatwi mve ibyakurikiyeho. komeza databuja ndacyaguteza amatwi rwose mfite amatsiko. umuntu yaramaze kumpa amafaranga yantegetse kunywana n'ububasha butagaragara. byagenze bite? yankomerekeje ku gikanu amaraso yanjye yajugunya mu kirere. arambwira ati nige bigeragezo numva mu magina azakwica. ubu rero ufitanye amasezerano n'ububasha butagaragara. uri inshuti y'amagini koko? sinabishakaga. ni ibyangurire nkurikiranye umukiro. mbega ngo Mugiraneza arapfa nabi? byose byabereye kugira ngo umenye ko Mugiraneza yameshaga byinshi. uwo muntu se hari ikindi yakubwiye? yanyereye ko Mugiraneza yarazize ko atubahirije amasezerano yaragiranye n'amagini. birashoboka ko wari umuherekeje mu nzira y'umukiro afite umukino gukinga. nari maze kubika amafaranga nishimye. iyo umuntu atambwira aya magambo nzaza kukwishyuza igihe nshakiye. niba nga kunyishyura amagini azakwica. yamaye nka umaze kumva ibyo ugomba kuba waratekereje byinshi. ahubwo nishinje inyo watangiye amafaranga. nishinje kutizera Mugiraneza. nashinje Mugiraneza ko atanyizeraga bihagije. ubu rero ikiguteye ikintu umwe ndabigeragezo wabyemera utinze nkubwiye ko uko nabonye ayo mafaranga ariko yagiye. byangeze bitese kandi nanone nakomeje gucururiza mu kirere. uko ngiye bakamfata batamfunga bakanca ibihano. amafaranga yoyoka atyo. yewe ibyo nibyo mpfuye no gucururiza mu kirere pe. amategeko abirwanya harakaze. kubyirohamo ni ukubaka ya nkunguzi y'inkware ngo ishoka agace akayireba. ibyo ariko ntibikureba. databuja si ibyo mvuze gusa nagira ngo nkumvishe ko ibyo mu kirere biza bugubugu bikagenda buyaga. kubimenyesha ntacyo bimaze sinacyo nagukanguriye. databuja utanyumvise nabi. ariko ntugajya upfa kumbwira ibyo ushaka. ariko nakumenyesha ko ngiye guhemuka bikabije. utese kandi databuja nagutekereje ko amafaranga abigeragezo yanshizeho. databuja ibyo nabyumvise. ibyo bimaze kuba
niho nahuye n'umukobwa wita Umutoni wari waragizwe imfubyi n'intambara ya Shikaramba. Mbega ibyago yari yaragize. Umutoni yambereye imfura nari maze gushoberwa. Ariko se databuja waje kubona akazi muri banki bigenze bite? Umutoni wenyine niwe uzi iryo banga. Niwe wamenye bwa mbere uko nabonye impamyabushobozi mu by'ubukungu n'ubucuruzi nuko nahindutse ndaherano. Databuja wowe wibye impamyabushobozi? Impamyabushobozi nkoreraho yari witwa Ndaherano wahita muri intambara ya Shikaramba. Nafashe izina rye maze kuyiba. Ariko se ntacyo wasezanije Umutoni maze kumumerera iryo banga? Umutoni yangire neza cyane. Yakorera udufaranga duke ariko yaremeye andwanaho. Simbura umwenda simbura mu basirimu. Yewe nta kabuza ugomba kuba ufite icyo wasezanije Umutoni. Mihanda ndakumva sinaguhisha. Iyo neza aje kubyara urukundo. Ndabyumva rwose. Njye n'Umutoni twiyemeje kubana. Ndamusaba ndamukwa dusezerana imbere y'amategeko. Databuja se waje kuza i Kigali bigenze bite? Naje nkeneye amafaranga. Naje mbunza impamyabushobozi y'inyibano. Akazi rero waje kukabona urakira ugura urusyo ubaka n'urupangu. Sinshaka kwirarira. Iyo ndahora na Nyangezi byanjye byari birangiye. Nyangezi ngo ufite uruganda rukora imyenda hari hakurya? Uyu Nyangezi uramuzi rwose. Nyangezi bahimba Nyangomoki yandwanyeho bikomeye biriye. Ariko Nyangezi ubu ngubu abantu bavuga ko adapfa kugirira neza umuntu. Ibyo ubwo na rero nabagutezeho byinshi. Njye mfite icyo mwitura sinatinya. Nyangezi yangire neza cyane. Databuja se Nyangezi niho gushakiye akazi? Kigali urayizi urumva? Ndabyumva. Akazi kawe nikaboneka vuba. Iyo ntagira Nyangezi nari ngezweho. Ariko wari ufite impamyabushobozi yawe sinumva impamvu kubona akazi byakuruhije. Impamyabushobozi y'inyibano ndayibuzaga mfite ubwoba bituma ntinda kubona akazi. Nyangezi rero abigufashamo? Kigali urayizi aho urayi kabiri baburara gatatu. Databuja sinumva icyo ushaka kuvuga. Nari maze kwandavura nsangira amarenza munsi n'abanyakigali. Ariko i Kigali hari ibintu sinumva igituma uvuga ko batunzwe n'amarenza munsi. I Kigali ibintu biriho ariko babiri sinahageraga nacumbika kuko ndeshya. Muri icyo gihe rero niho wahuye na Nyangezi? Nkora na Nyangezi inzira yambanye ndende. Umuntu wari umaze iminsi acumbikiye yaransezereye. Nawe atari bariko amaze kabiri akubitira abana kuryama. Nyangezi rero wamubwiye ibyawe harakuba barajya no kugucumbikira? Wamenye rwose. Ariko nari mfite ubwoba. Nahoraga nikanga ko bazatahura ko nari narebye impamyabushobozi. Ariko watinyaga ubusa? I Kigali nta n'umwe wari ukuzi? Umutima wanjye wahoraga unshinja icyaha. Ntaho nabaga ndi mfite amahoro. Reba nibyo koko igisambo burya kirikeka aho kiri hose kiba gikebaguza. Wumva ibyanjye ariko ntuzuzugure wibuke ko ngukoresha. Databuja iryo jambo rirancitse. Nuko rubimenye. Kwigabira akabyara Nyangezi yamaze kumva ko nize maze anyitaho bikomeye. Ngira n'amahirwe sinatinda kubona akazi muri banki. Bakobwa se we mwaje kumenyana muti? Bakobwa ni muramukazi wa Nyangezi. Twamenyaniye kwa Nyangezi. Ako kanya rero muhita mukundana? Nta cyari gutuma ndakunda abakobwa. Muramu we yari yangire neza. Ukunda abakobwa bibagirwa ko wasezeranye n'Umutoni? Inkota ibaga umutima wanjye nuko ntigeze nibagirwa isezerano nagiranye n'Umutoni. None se ubwo uzashobora ute kurongora abakobwa kandi warasezeranye n'Umutoni? Ikibazo cyanjye naho kiri rero. Databuja ntoro kwiye guhemukira Umutoni cyane ko mbibona. None se ninde yemukira Umutoni rero nzangana na Nyangezi? Ariko iyo bibaye ngombwa umuntu yanganira inshuti y'amagara. Ariko se nkaye wabigenza ute? Umutoni yangire neza bakobwa nawe muramu we yangire neza kandi bose twagiye duhura mbabaye. Databuja ibuka ineza ya mbere ibya nyuma bica amazuru. Nibutse ineza ya mbere rero sinazakira bigerageza inshuti y'amagini. Tindi bigeragezo uzatsinda nabigeragezo ubu ngubu. Bigasha inama zawe zari zo ariko narangije gufata icyemezo. Nasanze ari ngombwa kurongora abakobwa kugira ngo Nyangezi azamfashe kwishyura umwenda wabigeragezo. Databuja sinkuvuguruza ngira ushaka kuntu manje kuruhuka mbona uko nizindura. Nkuko nabikubwiye nari naremeje kudahemukira Umutoni. Mutuma ngira ngo azaze mbona uko nicubukwe bwanjye n'abakobwa. Ubu rero Umutoni ari kuzaza ejo hano? Ahubwo aba yaraje sinzi cyabiteye. None singire nte Databuja? Wizindure kare urumva ujye mu Kinyaga kumubuza kuza. Uranyumva? Ndakumva. Akiri itike ndege. Ejo uzafata indege ya mu gitondo nugera Kamembe uzajyana nabisi Bugarama. Aho Umutoni atuye ni kwibaraba rya 9. Ntibishoboka.
bose ko ntaragera mu kinyaga iwabo nzahabwirwa n'iki? N'ibyo rero nuko nkurangiye. Databuja none nazarindagira. Genda nta mabera hafite. Uzabaririza umutoni utuye kwibarabara rya 9 gusa. Nimubona se nzamubwire ngo iki? Uzamubwire ko ndahari. Ko maze igihe naragiye mu rugendo rwa kure. None se twazanyurana. Fa kugenda. Nibigenda ukundi nanjye nzagenza ukundi. Ariko none umutoni atazemera ko ari wowe. Atazemera uzakora uko nkubwiye. Ibisige n'igihe bizabireba. Uramuke kandi. Ndagerageza ariko sinzi ko mutanazemera. Genda yewe. Nanjye namabura kindi. Nta kuri nabigenza. Sinakwicira ngo nimyore. Ngaho muramuke databuja. Uramuke. Ngaho genda. Kandi sinkugaye. Oya rwose. Kantara gira hino nkubwire. Niko ye uzi n'ikindi? Nijoro haje umuntu ambwira ko ubukwe bwanjye burimo umutuku. Nijoro? Ubwo yaje ari gihe ki? Igicuku cyari kinishye. Asanga uri maso se? Yankuye mu bitotsi byinshi ambwira ko ejo ninsezerana ndaheranwa abantu bazacura imiborogo. Ababyeyi bakifata impungenge. Ubwo ibyo si byo warosera? Nabyumvise rwose sinarotaga. Umuntu yarahagaze mu idirishya ryanjye arambwira ngo ubukwe bwanjye bw'ejo burimo umutuku. Namaje izina rye se? Yanze kurimbwira ariko yakoze uko ashoboye angaragariza ko azi ndaheranwa bihagije kandi ngo ndaheranwa ni n'inshuti y'amagini. Kwizera abantu ubu birakomeye. Ndaheranwa tuzi twizeraga. Ndaheranwa ngo ni inshuti y'amagini. Ntabwo ngishidikanya kubera imvugo y'uwo muntu. Gusa noneho Nyangezi turamuturuka he tumubwira ibyo bintu? Gusa urumva yakwemera ko ndaheranwa mpigura amagini? Sinaguhisha muvandimwe rwose muramu wawe yarateze byinshi kuri ndaheranwa. Ibyo yaramutezeho se biruta ubuzima bwanjye. Dore igituma Nyangezi akihangana no kugeza ubu nuko azi ko ibibazo byose afite azabitura ndaheranwa. Erega noneho mwarangurishije sinabimenya. Oya, Nyangezi afite umwenda ukomeye cyane. Yatizera ndaheranwa rwose ubaba yaratorongeye kera. Uwo mwenda se negiye ugiye kuwishyura? Ceceka ugata twamatora. Niko Kantara? Menye ntumubwira inkuru ya Gasaro. Niko Kantara? Ndabona yareka noneho. Nibiki mugiyeho kandi? Ariko se waduhamagaraga wumva tutaganira? Ntazo mufite zo kuramuka murondogora n'akazi k'uyu munsi. Akazi ki? Niko, uratinyuka kuraba muri mukazi wawe? Ugize nguki? Uremera ko abagutahira ubukwe bose batahana amarira? Wa mugore uravuga ibiki? Uremera ko ababyeyi bifata impungenge? Yamaye nkambara ufumatse. Ibi ni ibiki ngushije? Niko, uremera ko abantu bacura imiborogo? Niko Nyange. Niko bakobwa? Karama. Mukuru wawe yasaze ngo tumuvuze cyangwa? Ibyo avuga nibizo. Ninsezerana ndaheranwa ndabamebye amagara yanjye. Ibyo se byakomotse kandi? Umuntu ntazi yarayambwiye ko ndaheranwa ashaka kumpigura amagini. Utazi? Birashoboka se? Igicuku cyari kinishye numva umuntu arampamagara. Mumenye ntimunteke umutwe. Urumva? Igiwe ntabwo nyankinishwa uranzi Nyangezi. Nteke umutwe w'iki? Ntabwo mbeshya umuntu yankanguye yarabimbwira. Ntiwamenye n'ijwi rye ahubwo? Yajyaga kuvuga nka wa mugenzi waraye w'imwicumbi. Niba ari ibyo ushobora kuba utabeshya. Uriya mugenzi yanteye ubwoba. Nanjye nakomyeho agatima nibutse ukuntu waraye umukurikiye ukamubura. Harya ngo yakubwiye ngo iki? Ko ubukwe bwanjye na ndaheranwa burimo umutuku kandi ko ari igihe uri buhagwe. Ngo urabugize iki? Ndaheranwa ni inshuti y'amagini yayemereye ko azayahigura umugore we wa mbere. Sindabyifata mu ntebahungu. Nimbura ndaheranwa ko nzaturongera. Utorongezwa n'iki? Ubwo se kandi utangiye kunyinja wa mugore we? Ko ariyo yayo ntacyo nkubwiye. Dore kutanyizera kwawe niko kuzazana ishyano. Nturamukuntera umwaka mu iki gitondo. Uramenye sintera umwaka usinde umukungu. Reka ibyo kunyishongora hose. Nimuve gukomeza mwitegure. Urumva? Ngiye kubaza ndaheranwa aho yaba wenda yarahuriye nayo maginira. Niko se bako twizere ko ari cyo turi bugereho ra? Mbaye mbikubwiye aho gusezerana na ndaheranwa nziyahura. Zambabare ntukiyahure muvandimwe nanjye ntawo naba nsigaye. Nzahitamo kuzira urundi aho kuzira amagini. Ariko rero bakobwa ugiye buka ko arwanirwaga n'abasore benshi. Ibyo ndabyibuka. Umuntu waje yiyorosha ijoro rero ashobora kuba arushaka kwicira ubukwe. Ibyo birashoboka. Uretse ko numvaga ijwi rye ari nk'iry'umugenzi Nyangezi yaraye yirukanye. Amajwi y'abana ijoro yose arasa. Hari ubwo umugenzi yabarengana. Ahubwo na ndaheranwa ntakunzwe. Abantu bamufitiye ishyari. Ndabizi bavuga ko ngo yaje akennye none akaba amaze kubarenga. Hari nabo numva bavuga ko ngo nakazi kaba karamunaniye.
ibyo byose biterwa n'ishyari ry'abantu. Ishyari riragatsindwa. ibyo ari byo byose Nyangezi araza yamenya ukuri. Niba Ndaheranwa afitanye isano n'amagini biramenyekana. Muko reka tuve muri ibi tujye kwitegura ko ntawamenya uko biri bugende. Gupfa kwitegura. Nawe abakobwa ubu mu kanya baraba baje. Yega amahanga iki kandi ntangiye kwica ibyo twari dukoze. Tewe n'iki ubwoba? Reka numa nshaka kwisubiraho. Ubwo se urumva utakifuza ko ubukwe bupfa nk'uko twari twarabitekereje? Ariko se wari ufite icyizere? None ibyo wari ukoze hari icyo byari kutugezaho? Narebe nemeje bakobwa ko nta kintu ushakira ku murongo kitari kumuhigura amagini. Ntarangoye bakobwa nabambaze nabi. Ngiye kwisubiraho. Ubwo uranze urongoye bakobwa rero. Uranze uhemukiye umutoni. Gerageza kunyumva. Ndabona utari ukwiye guhemuka. Cyega ndi umunyamujyi nk'abandi. Reka ntonganye noneho imijyi yambura bamwe ubuntu ikabambika ubuhemu n'ubugira nabi. Nyumva mahanga. Nyumva nta kundi nagira. Yewe. Ntarangoye bakobwa nakwangana na Nyangezi. Ariko rero guhemuka ni rero. None se ndamutse muhemukiye kuko ubona ko nazishyura bigeragezo nte. Aya rwose nibi ugomba kubyikuramo. Nanjye sigewe ndabiterwa n'ingorane. Ingorane zo ntizari zikomeye ubwo no gushaka kwibanira n'abakize ndumva ufite inyota y'amafaranga. Iyo nyota nayo nyishize si bibi. Gose navuye mu kinyaga ari ugushinyika. None se umutoni yaza wabyifata mute? Mutoni ntakije. Nohereje imihanda kumbuza. Hano haje umuntu. Ugenda na Nyangezi. Ugiye. Ese ujye umuvuga mu gitondo. Mahanga agendera gushinga. Ndabona ntacyo bizagutwara mwamwasamuye mwebwe ntimuri nkanje. Utireka kumbwira ubusige. Ngabareka nigende. Uraho Ndahera? None Nyange. Mbaho iki? Kwizera abantu birakomeye koko. Nikize kandi. Ndakaze kwijijisha. Sinarinzi ko ari ukuteye. Simbwa niyo se nigewe wayiganishagaho. Wari ugiye kwindagiza di. Nuko usanze ntari umwana. Nabundi warundi ndagije rwose. Ni Nyangezi koko ninde waduteranyije. Mbego umugabo. Kuko kugeza n'umuntu ushaka kwemera kuri gica. Ye? Jewe. Uri inkozi y'ibibi ntabwo utahuye. Arahubwe siko ndumwicanye. Yewe, uri iki udashaka kugaragaza di? Ni ubereye mubi. Ndarengana. Abarihishahisha ariko none ubanza uragaragaye. Yewe. Jewe nihishahisha. Imana igira amaboko. Iyo ntakuvumbura no kunyica ari kuzanyica byanze bikunze. Jewe ntakwica. Neza. Ni neza wangiriye. Kwijijisha byo urabizi. Cyakora cyo wanteranyije nawe yakoze. Nushaka kumbwiza ukuri. Ntawe waba ugihisha ibyawe numwe byagaragaye. Cyabase mama revye impamya bushobozi ntubihakane. Twarenje gutahura. Cyakora nashatse kubivuga irasinzi. Ntugerageze kundi manganya. Ntundusha ubwenge uretse ko wizi. Ariko se niki? Ibyawe byamenyekanye. Uri inshuti y'amagini. Jewe wowe inshuti y'amagini. Umuntu wabivuze ntabeshya arakuzi. Sinigeze ngira amasezerano n'amagini. Niki yanyemeza ko bakubekirase? Kigali hari benshi bashaka kunyicira ubukwe. Uravugisha ukuri? Nta magini utunze? Ntayo rwose barambeshyira. Nje kubaza ibyo ari byo. Nanjye cyakora cyo byari byantangaje. Kandi usiko nawe nari nsanzwe nkwizera rwose. Nyangezi rwose unyumve warankijije. Nukuri ntacyo nagukinga. Ntacyo nagukijije. Niyo tudahora ari gukira. Abize mujya mwiburira. Yego ariko nuba habize nkabisunga. Urumva? Niyo mpamvu nemeye kujya mu byawe n'abakobwa. Bose wankoreye byinshi rwose kuri jye uri umubyeyi. Sega wase kunshimagiza. Ahubwo wowe ujye umenya ko tukwemera cyane. Ariko se mubyeyi ni wowe. Iyo umuntu ari umukozi wa banki, ari umubyeyi ukomeye burya. Yego ariko nemeye kugira mu bintu kuko nzi ko nawe utazantererana. Rega ntibishoboka giko nagutererana ntabwo nabigira. Nsimbishidikanya rwose. Ubwo uri umukozi wa banki, usamvugana ngurizwa amafaranga ashaka. Sinzabura kubikora rwose. Nidukiranuka n'iby'ubukwe. Nzabikubwira neza. Ntacyo nakubwira mfite ubushobozi. Icyo banyishaka se sigarani kandi ndayifite. Wajya kumbwira se kutazi igifaransa. Sigizi ariko sinaberwa na garani kandi nkora n'amabanki. Nanjye ndagusezeraniye. Ntacyo nzakuburira wifite garani. Wawe nifite umwenda. Nta kintu hano kwa. Reka mubyeyi nanjye ngutezeho byinshi. Nitubana uko bikwiye ntacyo tuzabura. Kandi nanjye nizeye ko tuzagera kuri byinshi. Nk'ubu numara kurongora biyo nzakwiye ko tuzabigenza.
ibyo by'umunsi biratungana. ntabwo twere n'imodoka izi ebyiri zo gutwara abakwe. Mwakoze mubyeyi rwose, mwakoze cyane. burya n'ibikoresho byo mu nzu ubuze ntacyo bitwaye, nzabiguhera ubuntu byose. Erega mubyeyi si ubwa mbere unkiza. Kandi rero ukomereza aho ngaho. humura nzagutera inkunga rwose. n'ikibazo cy'impapuro naragitunganyije. Ariko ubundi burya zari ngombwa. iyo ntabyirukamo se ntibari gusezerana uterekanye impapuro zigaragaza ko utigeze usezerana. Sinigeze nsezerana. maze gahunda ndumva ikiri yayindi ntihinduka. nta kibazo rwose. ewe burakeye n'abatumirwa batangiye kuza, ndumva imirindi hanze aho. niki miha yewe cyane bite gutagiye? nanze kurushwa n'ubusa. Mutoni yaje musize ku kibuga cy'indege. wambwiwe n'iki? yanyobuje iwawe mubajije impamvu arayimbwira. ubu se n'ugutaha ubukwe? wabyibwiye ni mubyara wanjye ntaye ubukwe. ni byiza turizihizwa n'abantu benshi kandi beza, maze mbaye ngiye ndaba wiriwe. yangeze ngaho mwiriwe. mba wiriwe rwose ubwo naho mu kanya mu masaha ari buze. niko se miha Umutoni kwaje ndabigirane. yewe ndabona nanjye ari ikibazo gikomeye. mwavuganye se umugwi ubutumwa bwanjye? nanze kumwibwira nabanje kubikugezaho. noneho rero yihuta umubwire ko ndahari, ko nagiye mu rugendo rwa kure. rwose kuva duhuye se kwashize akanya, ubu ari hafi kugera hano. witinda yewe witinda, nimurira mu nzira rwose umusubizeyo. impamvu kandi urayizi. reka ngenda ariko simbizi ko reka ngenda. witigihe ihute. ndagiye. niba ukundi ndakwereka nanjye ko nguteka. ndagiye. niko muracyakurikira? niza tugende, indege itabasiga. indege itadusiga? indege igomba kubasubiza mu kinyaga, iri hafi kugenda. uhinduye ibintu utese muri aka kanya. ariko se ni ukudusuhuza igomana, ntabwo tudaherukana. nta gihe cyo guhoberana mfite, mugire bwangu tugende. urashaka se ko dusezeranira mu kinyaga? dusezerana? ninde akubwese ko dusezerana? si wese wantumyeho ngo wariteguye nzaze dusezerane i Kigali, nibyo byoroshye. nari nagutumyeho koko, ariko nagombye kubishyira ku wundi munsi kubera ko ngiye kujya mu butumwa mu mahanga. uragenda se uyu munsi? mu isaha imwe indege irabigurutse. kuki se utantumyeho ngo mbuze kuza? sinabonye akanya, kandi ubutumwa ngiye kujyamo bwarantunguye. ariko se ko mbona hano hahumeka umwuka w'ubukwe? ni umusore wakodesheje inzu arayirongoramo amaze kugenda. ntacyo bitwaye, ubwo jye singenda nonaha. hari umukobwa w'inshuti yanjye urongorwa uyu munsi nshaka gutahira ubukwe. uwo mukobwa se ninde? ntabwo umuzi, twiganye i Nyamasheke kera. aha se urahazi ngo nguherekeze mpagusige? se yitwa nde? yitwa Abakobwa. yanyandikiye ambwira ko namubaririza ngeze ku ruganda rukora imyenda rwitwa Nyangezi. Mutoni, karame. ubwo bwo ntubutahe ndakubujije. nta cyatuma ngenda ntatashye ubukwe bw'Abakobwa rwose. uremera ko ndi umugabo wawe? bimpesha ishema mu bandi. ndagutegetse ntutahe ubwo bukwe. rwose wambabariye ko mfitanye n'Abakobwa amabanga menshi. ntibishoboka, simbishaka kandi ntumbaze impamvu. waretse se ahubwo nkamusuhuza ngahita ngenda. icyo navuze nakivuze, ntabwo nivuguruza yewe. ariko rero sinkumva ayo mategeko ntasanzwe. utegeka ntagomba kwisobanura. ubusa ahubwo singuherekeza. ahubwo ni igihugu guherekeza. ndakwereka akayira kajya ku kibuga cy'indege. akayira ndakazi nakabonye. n'Imana agize nta n'igihe nari nifitiye. ariko tuzaba twumva icyo ubwo butumwa buguteye gusibya ubukwe. ni ubutumwa bwihutiwe, kandi rero ibintu byihutiwe bibaho. aha ngaho tugeze ku muhanda ujya ku kibuga twitahire. ntabwo ni mhoji barenze irembo, nta byo kuvuga ngo mbageze ku kibuga. ntabwo simambwiye ko muhazi. iki ni ikibazo nanjye nifite, nanjye ibintu bimbogamiye. nanjye nditegura urugendo. nawe ugira urugendo rwiza. namwe mugire urundi. reka ndaherana. nagushimye rwose uri umuhanduza cumu. reka ntawe utamenya. reka nanjye umaze kuba umunyamujyi wuzuye sha. hano ariko mpafite akabaruwa kanyu.
akabaruwa nyuze hariya ku iposita nkabonye ndavuga ntereka nkazane nkaguhe. Reka ndebera. Nakira. Hayi. Mama se baba bagiye kunguriza ra? Nta gitangaza kirimo. Some ndebe. Yega maha. Baranyirukanye. Reka se. Oya, iyo nkuru ntikavugwe. Nibyo rwose. Ngo nzize ko basanze ndashobora akazi. Umuntu uzi igifaransa ngo nugushobora akazi. Soko ndamyarinde wandeze. Akurega iki? Harya mvuze ngo iki? Nashaka kuvuga watumye banyirukana. Abantu bari bagufitiye ishyari ngo urakize, ubwo nibo bakugambaniye. Ntacyo bitware ko nyangeza arahari. Ariko databuje ugeze habi. Ndi umuntu yibutse inshuti burya bageze habi. Ibyo ntibikureba. Genda wowe uzira amadoka gusa. Dore sayiri hafi. Ndakererwa tugasanga buri umesiri yigendeye. Ivyo koko umutegetsi arategerezwa ntabwo ategereza. Gahasi genda ihute. Umuravyo uratinda. Ihute rero. Ariko sawa nyangeze namenya ko nirukanywe ubukwe ntibupfa. Hakonsa nawe mfite umwako. None bakobwa bahura n'umutoni sinaba ngowe. Muraho yemwe. Yego muraho. Yego. Yewe umuto uraho. Yego heza kose. Iteka. Uraho nawe. Yego. Heza kuzwe. Iteka ryose. Yewe umuto. Ubu rwose ndumva nishimye. Nari nihebye ngo ntukije. Nubundi nje nihisha umugabo wanjye yari yambujije. Umugabo wawe sabi nangaha. Ndamwita umugabo wanjye kuko twasezeraniye imbere y'amategeko, ariko ntiturasezeranira imbere y'idini. Ufite uburenganzira bwo kumwita umugabo wawe. Ariko se kuki utari warabimenyesheje? Nari ntegereje kuzagutumira ku munsi w'indunduro. Ubu rero ngize Imana, urambera umukobwa w'icyubahiro. Nta kibazo gihari rwose. Uyu mukobwa se we muri kumwe ninde? Ni muramukazi wanjye wari waje amperekeje. Mwasanze Kigali ari nziza se? Yewe ngiye nasanze bayivuga ukuri. Kigali ni amahanga koko. Nyamara jye nabonye ari heza. Uwampa akaba ariho nzagirira ubukwe. Niko se umuto? Umugabo wawe yitwa nde ngo nzajye mugusurira? Ndamukubwira ariko mbabarira uzaceceke. Ntazamenye ko nageze hano. Kubera iki se? Wamubwiye se kuri inshuti yanjye? Agomba no kuba kuzi rwose. Nabimubwiye ambuza kugutahira ubukwe. Kunzi kunumvikana n'abantu benshi ra, uwo muntu we yaba mpora iki? Simbizi rwose, namubajije impamvu ntiyayimbwiye. Ubwo no kuzashaka uko duhura tukaganira. Naba naramugiriye ikosa ngasaba imbabazi. Wowe se umugabo wawe ninde? Akoraye? Uzi ukuntu natomboye? Umugabo wanjye akora muri banki. Noneho ubwo agomba kuba akorana n'uwanjye. Wawe se ninde ko abakozi bose ba banki mbazi? Undi ntibamumenya atangiye vuba. Yewe wanjye arakuze buhora ariko arakize. Napfuye kumwemera da, abagabo barabuze. Ariko se wamurangiwe nande? Ni inshuti ya muramu wanjye. Nyuri ruriya ruganda mwanyuzeho. Nkeneye kumenya akazina k'umugabo wawe. Nawe ubwo uramubona agiye kuza isaha yo gusezeranira yegereje. Ariko byose murabikorera rimwe. Turabanza kuri komine, kuri paruwasi turagiye nyuma. Ariko se umugabo wawe yitwa nde? Umutoni wishinyagurira. Ndaheranwa ntarawo umugabo wanjye. Ndaheranwa? Ndaheranwa wuhe? Niki se kunumva mutangaye? Wenda turibeshya n'undi bitiranwa. Umuntu wansabye yitwa Ndaheranwa. Iwabo ni mu Kinyaga. Arakuze ariko si cyane. Atuye ahagana hehe? Genda umva ari uwo tuzi. Atuye hariya mu Muhima. Sinakurahiye. Hariya twasanze biteguye ubukwe? Niba mwitegereje hari n'urusyo. Yo, mbega ivyisi. Data ho nabikenzi. Kubona mbuza kugutahira ubukwe. Ubu ntugiye wamenya impamvu ya rwa rugendo rwatuma gatwubura. Ariko se ubwo muri mu biki? Rekera aho barakoze. Ndagushimiye rwose. Ariko se ni iki? Wansobanuriye. Urakoze untwaye umugabo. Imana imbabarire. Ndaheranwa yaba ari umugabo wawe? Nibyo rwose. Ndaheranwa niwe twasezeranye. Umuto, uzankunde ngukunde. Dutsinze ibigeragezo. Sinumva icyo ushaka kuvuga. Hashize igihe kirekire, ariko wagombye kuba ubyibuka.
gerageza kunsobanurira. niko ye ntiwibuka ka gasaro k'ibigeragezo? Mbese n'ibyo wavugaga ndabyibutse. Ibigeragezo wa mugabo yatubwiraga ni ibi ngibi. Tugiye kurwanira umugabo nk'uko twarwaniye ka gasaro. Umuto akira aka gasaro kari akawe. Ubwo si byo bitewe n'iki? Akira uzankunde ngo ukunde dutsinze ibigeragezo. Ntundakarire bako kandi ntunyikange. Ndakwifuriza ihirwe ryinshi wowe na Ndaheranwa. Ndaheranwa ni umugabo wawe. Imana izabafashe mubane neza. Bako none ibyo byaba bigiye kuduteranya. Humura, ibyabaye ntiwari ubizi nanjye sinari mbizi, byari ibigeragezo. None se ntuzavuga ko nkubujije umugabo? Aho kunyikanga mbabarira, nari ngiye gukora ishyano. Nawe si wowe n'ubuhemu bwa Ndaheranwa. Yari kuzabyishyura, ariko kubera ko nkunda Umutoni nzamusabira imbabazi. Uriya mubyeyi uje hano se niwe mukuru wawe ko mbona musa? Niwe. Yashyashyanaga ngo ubukwe bwanjye bugende neza. None reka aze mukurira inzira ku murimo. Niko bako waracyari hano ntwamenye ibyabaye? Ni ibiki byabaye? Yambundira arikoze. Yangeze yishe wa muntu? Inkumbi ntikuka. Urantera ubwoba. Ngiye mu kaga gakomeye rwose. Ariko se ni ibiki byabaye? Kuzabyivanamo birakomeye. Uranyicisha amatsiko. Nyangezi yaguweho. Ariko se yabaye iki? Nagenda agorwe rwose, nagende namugira inama ntiyanyumva. Rwose wabimbwiye. Nyangezi yafunzwe azize yambunda. Naho dore ya mashini ngiyi ndayihetse ngiye kureba aho nyihisha. Ariko se yarezwe nande? Nanjye simuzi rwose. Aho none se wa mugenzi yahoraga yikanga? Nanjye niko nabiketse. Ubusura byifata mute? Natuma kuri Ndaheranwa mubwire ko ubukwe butakibaye. Yewe nturuhira ubusa. Ubukwe bwanjye bwapfuye kare. Bwicwa n'iki? Ndaheranwa afite undi mugore. Ibyo uvuga se wabikuye hehe? Mugenzi wanjye ureba ni umugore wa Ndaheranwa da. Aturutse hehe? Ni wa mushyitsi nari ntegereje cyane. Uyu nawe ni mushiki wa Ndaheranwa. Niko muto? Ni wowe? Ni jewe. Ni wowe koko? Ni wowe wishe ubukwe bwacu? Ubukwe bwacu koko uranzura bwishe? Nanjye si jewe, iyo mbimenya simba naje. Kantarame ibyo byihorere. Ndaheranwa ni umugabo w'Umutoni nta kindi. Nyamara nawe hari hasigaye akanya gato k'aho umugabo wawe. Byari kuzampira kuko nari kuzaba mpemukiye Umutoni ntabizi. Ntacyo, komeza abakira abashyitsi. Nawe ngiye kugerageza ndebe ko barekura Nyangezi. Ubigendemo witonze, ikibazo cy'imbunda kiba gikomeye. Ariko ubwo ntimunsobanuriye neza. Niko kuko Ndaheranwa yari afite umugore? Nanjye mbimenye nonaha. Ubwo se yadukinaga mu kino kira? Kugeza ubu ntacyo mbiziho. Ntacyo, byakoze byose azabyishyura. Azabyishyura. Nge ndumva ntacyo nzamukurikiranaho. Nyangezi nafungurwa hazavuka imanza zikomeye. Ariko ndumva atari ngombwa. Yewe ndibutse turaba tubisubiramo. Ibintu Nyangezi yatanze yitegura ubukwe ntibizapfa ubusa. Ngiye kwa Ndaheranwa mabwire ibi byiza bimbayeho rwose ngiye kuzagwamo. Ndahera. Turiri. Uracyahumeka. Nyange. Komera. Izimana ahubwo barandekuye. Nari nje kugutumira nguze rwose tujye gufatanya kwishima. Tujyane iwanjye. Nyange. Nanjye ndishimye cyane rwose kuba nakurekura. Barandekuye. Ariko banshira ibintu iryaguye. Iryaguye. Wa ntacyo bitwaye. Akataramagara barahaha. Nuko uzabingiramo. Nahundi Uganda rwanjye rwari kuzahomba. Bihangana ariko nkubwire nkwibabaje. Mukise kandi. Guhera uyu munsi sinkira umukozi wa banki. Ukize ngo iki? Dore ibaruwa inyirukana nyibonye none ahangaha. Ngutite iki? Abantu barangambaniye da ngo sinshoboye akazi. Tugeze ibyago. Ubukwe no kuba tubwigijeyo. Nabo bwapfuye. Umukobwa twari twasezeranye yaje. Ndahera. Uzi kuri inshuti y'amagini koko? Babara ndakubwira impamvu yabinteye. Nta mbabazi ukwiye. Warampemukiye. Wamuvugishije ibinyoma. Aya. Nyumva rwose nanjye sije nari nkurikiranywe. Uzi ko nakwishingiye kwa burugumestre? Kuni basanga ufite undi mugore abije uzabibazwa. Uzabyishyuzwa. Ubwo urabizi nabyo. Cyakwane n'isano urasanga nk'imbabazi. Ubuse burugumestre nanemereye ko nkuzi neza azongera kunyizira bigenze bite.
reka wumvise ibyanjye wasanga ntari umuhemu cyane. uri umuhemu watumye mbeshya amategeko. Oya reka kubahiriza amategeko yose birakomeye. umenye ko uzari ibintu byose nateganyirije ubukwe uzabiriha. Ubuse nzabiriha iki ko nta kazi ngifite? Niwanga kubiriha bizabera urubanza rukomeye. Nutsindwa ibyawe bigurishwe ku ngufu. Ariko impinduka twarabanye. Ndacyagutezeho iki? Ihangane hari ubwo wenda ibi byaba ari ibigeragezo. Urashaka kuvuga iki? Hari ubwo wenda ibi byose byaba bimbereho kugira ngo benyere ku bucuti bwawe. Akora urashaka kwihagararaho. Nyangize ntundakarire cyane ndaza tubyumvikaneho. Ubuze ngo ukoze isoni mu maso y'abandi ahubwo warampemukiye bikomeye. Mwongeye kwirirwa? Gusa kandi ndavugiye hanze. Simbona imihanda wa mukozi wawe se. Niko miha. Bikera. Ni byiza. Akiri ibarwa. Ibarwa se ni yande? Ni umugabo wigeze gucumbikira uyimpaye. Anasikando ndi banyandikira. Mbizi somurashana. Katurebe. Itonde hari ubwo wenda haba harimo agakiza. Nyange. Nimufashe kwishima. Mbonye akazi muri ni banki yisho nakoraga mu gukomera. Koko si. Nibyo rwose. Niko. Nenda nasabye akazi kera rero. Kera cyane ntaranakumenya rwose. Ewe ya magambo ntuyiteho da nagukinishaga. Oya ntacyo bitwaye. Gukinishaga. Ibigende bigeragezo bibaho da. Ndahera. Ahubwo ni uramenye utaye wanyumvise nabi da nagukinishaga rwose. Ibyo ari byo byose sene kuzibagirwa neza wangiriye. Ururimi ni rubi. Yawa umenye ntirushyire igihe mu mubano wacu rwose. Kareka. Twirimbisha uko dushoboye. Ariko twabuze umwambaro ururimi. Umva uzi nibindi ahubwo ngwini wanje rwose umunsi mukuru nkurura uraba ari uwanjye n'uwawe rwose. Nicyo nshaka. Mwe mugendaje. Ngaho mutebuke. Hari ibyo mbanza gutunganya. Ntutinde ndagutegereje rwose. Yego ko nshimye mbonye akazi. Mutoni Thomas Mbabazi arazima. Nyangize uriya wese azakomeza kunyizera mfashe kwishyura umwenda w'abandi. Kandi byose nabitewe namugira neza. Mbana nakomeje nkisabira amashuri byo gucururiza mu kirere nkabireka. Akazi mbonye se ko nikazana nkuko nakandi kananiye. Nzagerageza ariko ahubwo nzasaba kujya kwihugura mu by'ubucuruzi. Sindujanura. Naho nje bambisha niwe kokora kuninde. Komeza uzi. Ese muraho? Muraho? Ukomeye. Niba sohuzaga. Nakomera. Niki? Arinje hano. Gufitiye ubutumwa. Witwa nde? Aha. Ndakubwira ikingenza. Ndumva izina atari ngombwa. Aturuka ise? Hano hafi. Uragenzwa niki? Narinje kugutahira ubukwe. Ni wowe nde? Nigeze ngutumira se? Tiwanzumiye nuko nasanze ari ngombwa kugutahira ubukwe. None ubukwe bwaje ntibukibaye. Kugeza n'ubu nturanyibuka mbese? Mu byukuri ntabwo nkwibuka. Ningwibwira uramenye. None wakwivuga uko utari se? Ndivuga uko nahoze uramenye. Aho kunyibwira ntibihagije ngo nkumenye. Uko ni siko nahoze. Kandi sinifuza kubaho uko nahoze. Wari iki? Wakoraga iki? Ese bivugiye iki? Yewe nuko nyibagirwa se sangwa no kunyirengagiza. Uzi nkwirengagiza ubundi nkuzi. Kera ngira umugabo nagarikaga abagabo ngababwira icyo nshaka. Wari umwicanyi se? Sinari umwicanyi. Ngira uwo nariwe nakoranaga n'ububasha butagaragara. Ariko se ndi wa mugabo we. Bya byose nturi akoreka nceceke. Biki banga ryawe. Ariko umenye ko nahoraga n'inshuti ebyiri.
ngacuza imwe nkamba ikindi ubimenye. ariko urashaka kuvuga iki? Icyo udashaka kumva. Hari buri ko ntakuzi. Impaka n'iziki hagati yanjye nawe? Narinze kugutahira ubukwe. Sinarinze kunyuka inabi. Ariko ugomba kuba icyo ushaka. Byari n'urwitwazo. Rega winshaha. Sizo nshahwa rwose. Kiri ubona ari we. Nafusaga abantu kugerageza abandi. Erega ibyo umbwira simbyumva. Nyamara muri rya joro twari twashoboye kumvikana. Twari twumvikanyera. Ariko urinde. Yongera amahembe y'inzovu bumenye. Uri ariko ndakomeza gushidikanya. Amafaranga naguhaye nizeye ko yagukishije ndakindi. Uri bige urinde. Wishidikanya ninje bigeragezo. Mbabare se nakumenye. Uraho cyane ariko? Ndaho. Ndaje kandi nyishura. Nyishure rwose. Ndibutse rwose, ndibutse. Kirengagiza uranyishura. Ndibutse rwose. Cyakora amasezerano ntabwo nayibagiwe. Ubwo wibutse ni byiza rero. Nyishura. Ndakubwiza kuri ya mafaranga ntacyo yamariye. Ibyo simbyitayeho. N'igihe gitari uyu munsi nzakwishyura. Ndagiye. Ejo nzagaruka ngiki gihe. Ngiki gihe. Ye urakoze tuzabonana ejo. Niko wa mugabo. Ndakumva. So washaka icumbi. Nduramba icumbi gusa. Uramba nibindi. Amagambo nkayo niyo yatumye nkwirukana. Ndacatangazwe n'ukunzwe nyibagiwe ariko. Naba nkuzi se. Urinde. Erega izina ndasora imaze. Izina si ryo muntu. Izina ni ngumwamba umuntu asatse yarihindura. Urashaka ko ngufungisha cyangwa usase wananyikisha. Niyo nyiturano yisi. Ariko sindakuzi. Aho nahuriye nawe. Tukigura amahembe y'inzovu se. Urinde. Ya muntu uracayitunze. Ni wowe bige ariko urinde rwose. Nyitegereza. Muri rya joro ndi bari kunyobegwa. Uri bigeragezo. Bigeragezo ninje. Ndaje rero nyishura nta kindi. Ibyo nta kibazo. Yewe, iwanjye urahazi numva nta ngorane. Ndahazi. Noneho ihitirayo. Nginyuze kuri banki kugira ngo nzane amafaranga ndagusanga. Ugiye kuyazana? Ngiye kuyazana rwose. Ariko rero waranduhije. Nanjye ntabwo ari je. Urumva? Ndakewe n'ingorane burya ingorane. Ndaje bitwaye upfa kunyishura. Amafaranga urayabona rwose. Baze ngigendera. Urayabona? Ngiye mu rugo. Uransangayo. Ndaje mu mwanya. Shabako uwanyereka wa mugabo ngo muhaze impamvu yatubwiye ko aka gasarara k'ibigeragezo. Nanone ndacyatangara uko yabitubwiye niko bigenze. Niba nari nzasigaye abo nazagiye kumusuhuza rwose. Keretse nusubira Nyamasheke ku nkombe z'ikiyaga. Kandi uwo muntu yaratubwiye ko ari umugenzi witungiwe no kugerageza abantu. Nkeka ko ari nawe waduterereje ibigeragezo. Ibyo ari byo byose turabitsinze. Ndabona dukwiye kubyibagirwa. Umuto uzambabarire rwose ibyabaye ntibikaduteranye. Ariko se mudaheranwa we arambwira iki rwose? Umuntu ni nkundi nawe ashobora kuba yarahuye n'ibigeragezo. Ibyo koko birashoboka, sinamucira urubanza ntaramumva. Ngwino dusanga abandi. Muramu wanjye yafungura agiye kutwakira. Ariko ufite muramu wawe w'umuherwe. Buriya yampaye akazi nige mubitsi w'uruganda wabonye. Halo. Nyangezi. Nyangezi uhe? Nyangezi w'umunyenganda. Mbese niwe mzee? Bite se kandi? Ntibamenya tuvugana se? Niwe rwose. Mwiriwe bantu bakuru. Yego wiriwe mzee? Yego. Nagira ngo bamenyeshe ko umuntu wamaye yambunda ari hano. Ari aho ngaho? Ari hano rwose. Kandi ngo afite n'amahembe y'inzovu. Ntava aho turaje tumufate mu kanya. Yewe hari n'ibindi bintu yari yarampaye ga. Nabyo ndabibe
ni ibintu ki se kandi igikora cy'ibyo bintu rwose ntacyo nigeze mbikoresha. ariko ni ibiki? yewe nari naragize n'ubwoba bwo kubibabwira. bivuge ntacyo bitwaye. rwose ndakwinginze muntu mukuru rwose ntibimbyarire ingorane. humura nta kibazo. ibyo bibamenya koko sinakomeza kubigurisha n'ubundi wazabimenya. ndacyategereje kumenya ibyo ari byo. imashini ikora amafaranga nayo iri aho ngaho? ni ukuri rwose ntacyo nigeze nyikoresha na rimwe ishwi. ariko rero uracyayifite? hano rwose ndayifite. turaje mu mwanya muto. nyabuna muzi neza mwuka byaramo. humura rwose humura. mutebuke ndabategereje. yeee icara. nicara bwose ariko ndarengana. icara witonde, niba urengana turabimenya. rwose mubyeyi mugerageze kunyumva. witwa nde? shinjitwa uko nitwaga. witwaga nde? nitwaga bigeragezo. usigaye witwa nde? biragaragaza. hari urwego rw'ubutegetsi wigeze waka uburenganzira bwo guhindura izina ryawe? nta na rumwe. ukomoka mu kihe gihugu? ibihugu byinshi narabigenje. ndakubaza aho wavukiye. navutse mama ari mu rugendo. uri muzima cyangwa wasaze? ntacyo ndwaye. mbwira ubwenegihugu bwawe. nduye iyi si mvuka ibihugu byose. iso ninde? minshi. nyoko ninde? tabo. ubwoko bwawe? ngerageza amoko yose. si ibyo nkubaza, ndashaka kumenya ubwoko bwawe mu kinyarwanda. ndi umwirabura mu birabura, ndi umwera mu bera. ufunzwe kangahe? sinigeze mfungwa kuko ndigeze mboneka. uba warafungiwe iki? nari ngurikiranyweho kuba inshuti y'amagini. waba uzi umuntu witwa Nyangezi? ndamuzi. umuzi uti? yitwaga Mugiraneza. niwe wamuhaye imbunda yafatanywe? simbihakana. wari uyikuye he? nari narayiguze n'abasanzuro ba Shikaramu. ngo waba ufite amahembe y'inzovu? hari kera. ukoresha ubuhanga bwo kubeshya bihanditse kugira ngo wibane. arambeshera. nibyo wahaye Nyangezi imbunda ku gahato kugira ngo uzajye ubone uko umwaka amafaranga. Nyangezi se nibwo bimpamya? ni ubwe. yewe kugerageza abantu ni byiza. urashaka kuvuga iki? ibyo Nyangeza nzinza byose ndabyemeye. ubu rero ngiye kugufunga. ngo wamuhaye n'imashini ikora amafaranga? ndayandi mahane ntera. sinyira ibyo umaze kuvuga. sinzi gusoma. sinya. ntacyo nanditse utavuze. ufunge bigeragezo. ntiwasohora ibigeragezo. nicyo nongeraho nta kindi. ariko ubanza uri umusazi. unyita uko ubishaka wanshikiriye. ariko uzi ko ntegeka? nta kindi ukora kirenze kumfunga. nongere nkubaze, uri muzima? ndi muzima rwose. nagerageza abantu none ndababonye. wagerageje bande? abo nagerageje bari kungereza. hari amasezerano se waba ufite nyina Nyangezi? amasezerano akomeye cyane. nkayahe? mba Nyangezi iriya mbunda twari tumaze kwica umuntu tumwambuye amafaranga menshi. nicyo ni icyaha cya kabiri. mwamwiciye iki? mwamwiciye he? twamwiciye Bukavu mu ndambara ya Shikaramu. amafaranga mwamwambuye mwayagize mute? hamwe niyahaye Nyangezi. hari nyahamwishwa wa Nyangezi witwaga Ndabamenye, akaba yarihimbye Ndaheranwa. uremera ko uzabashinja ibyo byaha? Ndaheranwa ararengana. kubera iki? muzahane Nyangezi. dore Nyangezi yari yamusutse ngo amuherekeze kugura amahembe y'inzovu. byarazi rero ko twagombaga kwica umuntu. wasezeranye iki na Nyangezi mumaze kwica umuntu? namuhariye amafaranga, anyemerera ko igihe cyose nzaza amugeraho azaza mba umubare nshaka. hanyuma se byagenze bite? yamaze kuyashyikira aranyihisha, yemera kuba mu ishyamba imyaka myinshi kugeza ubwo yahinduye izina. nitumukurikiranaho ibyo byaha uzamushinja? cyane rwose. ngaho rero si murakoze. iyo ntaza nta kubura byari kugenda abakobwa bari gusigarana umutima akabyiri ari hepfo mu kabuzi gusa urumva ariko ibyo tuba tubyihoye nyibwira ko mwahetse imashini nyibwira ko wese usanga uracyafite umuteto w'abakobwa none se nari kuyishyira hejuru umwanzi arakajya mu kagozi rwose yagezweho bitangaza. yari ngombwa nyine yuko ukamana ashaka toni karafutse ngo nta nafi haba barandahiye yakira rero ngo
ngo nakagwa nikajya kabonekayo waba ufite se ubwo bikawe none sinarige kwihisha hasi sinari kwitwara mu ntoki abantu mwakize iriya mbunda muracyarurimo kuko yewe mana iracyabako mureke twumvikane dini twumvikane bavandimwe rero ntimutangazwe nuko duteraniye hano nashatse ko duhura kuri uyu mugoroba kugira ngo mwifatanye nanjye mu byishimo yewe natwe turishimye rwose imana irakarama aho se nimworohe twumve muri make rero mwese muzi byari bibaye wumva ndahandi rwose imana yakabaho rwose yambabariye yakabaho rwose irakarama rwose mwese rero nkaba rwose mbashimiye umwete mwagize mu kuza kwifatanya nanjye hano mu muryango wanjye ndabashimiye rwose byari ngombwa rwose nibyo databuje uravuga neza nkomeje mbasaba kuzamfasha kwiyama abantu bamwe bahimba umuntu amazina adafite aho ashingiye yewe njyewe nzumva yita databuje nyangomoke tuzabonana pe ariko nimwihangane twemeze twumve ndagira ngo mbamenyeshe ko umuntu wantereje ibi byago byose nkizi agatuma nsuhuza umutima buri kanya agatuma mpindura izina ngahorana inkeke ubutagoyora ubu yageze mu maboko ya leta ntazanavamo rwose uwo muntu ninde uwari wese ntakabeho ariko nimuve muri ibyo twumve bamwe bari bazi uwo muntu wari we ndumva mujujura twari twarahuriye mu ntambara ya shikaramu yampaye yewe sakaramu yaraciye ibintu mureke twumve ariko amatsiko aranyishe wa muntu wese yagira ngo iki rwose ndahirana ubwo hari mu ijoro ribi uwo muntu niwe yampaye kugahata imbunda iyi ngiyi yari inkuziho amaze kuyikoresha amarorerwa mbega inkuru isa n'iyanjye databuze se nawe sakaramu uramuzi ariko mu isaha mureke twumve nuko rata ndahirana maze kubona iyo mbunda sinigeze ngira amahoro natangiye kujya nihishahisha ngizo za Nyungwe ngizo zahe yewe mba mu ishyamba nako niyo mpamvu wahoraga uri umuntu w'amayobera bikampangayika umutima cyane ntanazi ibyo ari byo ibyo byose biba rero niyo najyanye na mwishywa wanjye witwaga Ndabamenye ariko yatashye azi ko napfuye yewe nyange rekera nkubwire niki ufashe ute ntiwashoboye kumenya igihe gishize ni kirekire narahindutse ariko se urindi byose byatewe nuko nahinduye izina maze kwimpamya bushobozi sinumva icyo ushaka kuvuga ndakumenyesha ko ari Ndabamenye yambaye nkazasi Ndabame ni wowe nayobewe sinkurenganya hashize igihe kirekire ubu se wari uzi ko nkiriho kubeshya ni bibi natashye nguhebye ntushidikanye rero nijye mugira neza niyise nyangeze impungu umwenda wabigeragezo yewe kuko natashye nzi ko wapfuye numvise umuntu ataka ngira ngo niwo uhotowe hari habi haragatse hari mu ntambara ya sakaramu hari habi nyangeze we Imana ishimwe kumutorogoye hakije amakira Imana ishimwe rwose sinari nzi ko tuzasubira guhura natangajwe nuko watashye utaje kureba nibura uko mbaye byarantangaje rwose yewe bigeragezo yangizeho iterabwoba ndatinya niyemeza gutanga njya kuvuga inkuru yawe sinakurenganya mwana mama byose nitwe twabyiteye dukurikiranye umukiro wa vuba nitukwiye ariko Imana ifashe sinzongera kugenda ijoro nka ryarindi ndashimira byimaze y'umugore wanjye Kantarama rwose yagize kwihangana kwinshi kandi yambayemo nakwishima kurushaho uzirikanye ko ibyo nakoze byose nabiterwaga n'urukundo ndibuka ko ntigeze nkwizera ndibuka ko natekereje kukwica kubera guturumbanywa n'ubwoba Kantara ngusabye imbabazi nahoraga nifuza ko urumuri rw'urukundo rwirukana igihe cy'amayobera cyari gitwikira imibereho yawe ayo mayobera si ayandi nari nahishiriye ibigeragezo wari warishe umuntu nari muri mu mwenda munini nari ntunze imbunda niyo mashini ikora amafaranga igihe cyawe mubera nanjye nakigendeyemo nanjye nahuye ku mafaranga y'amaraso ibigeragezo yarankurikiranye niyo mpamvu se yatumye ugerageza ibidashoboka imbere y'abari hano usaba imbabazi ku giti cyanjye ndakubabariye menye ko ibyo wakoze byose wabitewe n'ibigeragezo ndahera nanjye ngusabye imbabazi
nari ngutezeho ibitangaza mbitewe n'ibigeragezo. ahubwo niwe ukwiye kumbabarira, nari ngiye kuzakugondoza kubera ibigeragezo. nsabye umutoni imbabazi, nari ngiye kumuhemukira mbitewe n'ibigeragezo. Umutoni na Ndaheranwa nibishimye, ntibagitanijwe n'ibigeragezo. bifurije kuzabana neza, buri wese agahora azirikana ko nta ugambanira uwo yashatse. nizeye ko utagihinyura inkuru ya Gasaro nagutekerereje. cyari byose ndishimye ubwo we n'umutoni mutsinze ibyo bigeragezo. Bakobwa urumva ndi wihebe, uracyari muto kandi uritonda, Imana iguteganyirije uwawe. Ikinshimishije cyane ni uko ibigeragezo bidatumye mpungabanya ihirwe ry'umutoni na Ndaheranwa. ndishimye kandi kuba narakubashye uko bikwiye. Maze rero bavandimwe, imukomeze mwidagadure rwose, nta kibuze kwa Nyangezi. nanjye nifuza kubabwira ko mu minsi mikeya nzasezerana n'umutoni, ko muri hamwe wese rero nkamba tumiye. Oya mutikure rwose, ibintu biriho nta ngorane. Ibintu biriho rwose. ariko nizeye ko uzabutanga. ariko jenge urumva se nabuzwa n'iki? ibyatubayeho sije nawe twabiteye, byatewe n'ibigeragezo. ariko nanjye njyewe ndakeka ko byose byatewe na Sakara muriya. ariko tuzamahanga Sakara twifatira amazi. niko kurakoze di. Umva nimukomeze mwizihirwe rwose, nta kibuza kwizihirwa, mwidagadure uko mushatse, ibintu biriho. Ariko rero muzamfashe gutsinda abansinde. Bose aribo bampaye ubukungu bwo karindagira. Nyangezi nkiza uko ndeshya nta kibazo kirekire. Fata amazi nta ngorane. Mpaka n'ejo bundi. Uzatubona rwose. Ariko mubanze niba ngubu mubanze mu busasiri. Mpaka ejo kugera ejo ndakubwiye. ntacyo uko dutsinze ibigeragezo. turabitsinze twese. bako uzi ko umukobwa we icyuho akatsindwa. uzi ko ikinamico